kwa Dr Jean-Claude Murekeyimana ndi umuyobozi w'ikigo Iwacu Recovery Center. Ikigo Iwacu Recovery Center ni ikigo gifasha abantu bagizweho ingaruka no gukoresha ibisindisha ndetse n'ibiyobyabwenge. Muri iyi minsi urubyiruko kugenda rukoresha cyane ibiyobyabwenge, harimo ibyoroshye nk'inzoga ndetse n'ibindi biyobyabwenge bikomeye. Ese niki gituma bigeraho bumva bishaka ubwo bubata buturuka he? Biterwa n'iki? Niki baba baraciye mumva gikomeye cyatuma umuntu yiyahuza ibyo biyobyabwenge? Mu by'ukuri hari impamvu nyinshi zirimo kuba ibyo banywa bibasha kuboneka aho batuye. Hari ibihuye ibigendanye nuko bashukwa na bagenzi babo bababwira ko niba binywa bazabasha kwiyumva neza, bazumva ubuzima ari bwiza, bazumva baryohewe, aho ibyo bikabatuma bahunga inshingano zo guhangana n'ubuzima bw'isi. Hari ibintu rero ko nyine biri accessible n'abantu rero bakaza kubinywa. Ikindi hari aho bigaragara ko abantu babagize ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bigasaba ko bafata bya bindi bashaka kuvuga ko bivura, bakabifata nk'imiti cyangwa se kugira ngo baze kumva bameze neza. Dr. Mu rubyiruko bwenda reka tujye by'umwihariko mu bahanzi n'abandi bantu bazwi cyane b'ibyamamare, akenshi bavuga gukoresha ibiyobyabwenge. Ubundi bibafasha iki? Tuvuge nk'umuhanzi uririmba kuko tubona bimeze nk'ari karande, niki cyaba kibatera kubyumva kuba bakoresha ibiyobyabwenge kurusha kwizera uburyo bakora kuririmba cyangwa gukora n'ibindi bintu uri soba? Mbona bimeze nk'aho ari urwiganwe. Uriya mwuga yenda ubuhanzi, kuba abantu ari abasitari, kuba ari ibyamamare bigana abandi. Ikindi ni uko abakora ibiyobyabwenge, yaba ari twita ibisindisha n'ibindi biyobyabwenge bikaze, nabo bakeneye isoko. Rero habarimo uburyo bwa mafia bukoreshwa cyane bwo gushaka abakiriya. Hari ikintu bakomojeho gituma nyine urubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge. Se ku bahanzi muri kariyeri yabo, yaba abahanzi byamamare, kugaragara mu ruhame, kugira gute, byo ntibyaba biri mu bintu bishobora kubakururira gukoresha ibiyobyabwenge kugira ngo bagire uburyo biyumva? Yego, navugaga ku bigendanye n'urwiganwe. Umuntu bamubwira ko kugira ngo atinyuke ajye muri studio avuge indirimbo nziza, rap cyangwa n'ibindi, agomba kugira ikintu akoresha kugira ngo kimutera akajyabugabo. Rero iyo asanze abantu babikoresha gutyo, nk'umuntu w'icyamamare atangira abuna ataramamara. Abenshi batangira nyine ari ba underground, babandi bakiri hasi. Rero uwo nguwo hari abo yari kwisanisha nabo, cyo bita identification. Arisanisha na Jean Paul wubatse izina kuri televiziyo. Nabona rero kugira ngo ukore ikiganiro neza ubanza kunywa 3, ubwo nawe azatangira anywe rimwe. Nuko bigenda. Ntabwo mvuga kuri case yawe, ndabizi nta kibazo uri soba. So natangaga urugero. Rero bitangira abantu babigana abandi cyangwa se bakeka ko ariko ubuzima bukwiye kuba bumeze. Ibi bintu nta hantu umuntu yabibonye bihari, nta muntu yabonye uri kubifata yabona ko ibyo bintu nyine bidakunda, sibyo? Rero akenshi baba bazi ko baza kujya kwamamara kurushaho, cyo bita fame. Yego. Ikindi bumva niba bari hayi baraza guperforminga neza, baraza kuririmba neza, barashaka attracting abantu. Hari n'ibindi nyine birabatinyura, bakabashobora kuvuga nicyo batakagomba kuvuga mu gihe ari bazima. Fame se ntishobora kugira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe? Yego, fame ni ikintu gikomeye, kuko iyo utangiye gushaka fame uhora urarikiye kugira ngo uyongere. Niba ugeze ubaye icyamamare ushaka kugira ngo ubyongere kurushaho, sibyo? Icyo gihe rero bigushyira kuri panike. Uhora uhangayitse cyane kugira ngo ugere kuri izo ntego wiyemeje. Rero ni byiza, abantu bagomba kuba bishimiye abo bari bo ndetse n'ibyo bafite, kuko iyo babikoresheje neza bibasha gutanga umusaruro w'igihe kirambye. Mwibaze umuntu ushatse kugira fame y'umwaka umwe
cyangwa 2 cyangwa 3 ariko agahita arangiza kariyeri ye y'ubuzima. Mwarababonye benshi n'ubu ngubu harimo abahari sibyo. Ugasanga umuntu yamenyekanye yahitinze ariko atari mu gutegura imyaka 30 ahead. Niba ushaka kubaho kandi neza ni byiza ko utegura kubaho kwawe mu gihe kizaza. Yego. Mu gutegura igihe cyawe kizaza bijyana no kubaho uyu munsi ukuri kubaho bigena uko uzabaho ejo sibyo. Niyo mpamvu umuntu agomba kureba ngo ese uyu munsi ndimo ndabaho gute, ese uburyo ndi kubaho biraza kumfasha, ese biraza gufasha umuryango wanjye, ese biraza gufasha igihugu cyanjye sibyo. Uyu muntu wese agomba kwibaza ibyo. Dr. hari ibyamamare bigeraho bikagera kuri etape yo kwiyahura. Ubundi biba byaratewe n'iki kugira ngo umuntu agere kuri process yo kwiyahura? Niki kiba cyarabaye? Kwiyahura biterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye. Usanga n'umuntu ufite ubushobozi, akora ibitaramo, afite amafaranga, nta kibazo kindi afite, nyine ku buryo ubuzima bayamo ari ubuzima bwifuzwa n'abantu benshi, ako still akiyahura. Kwiyahura, kwiyambura ubuzima, ibyo twita suicide bitangira ubundi abantu babikinisha, bitangira kuri ya stress duhora nayo n'ubuzima busanzwe. Umujagararo ukaba watera umuntu guhungabana, trauma, ukaba watera umuntu kugira agahinda, indwara y'agahinda. Buriya umuntu wese ujya ku rwego rwo kwiyahura aba yabanje kugira indwara y'agahinda gakabije, iyo bita major depression cyangwa severe depression sibyo. Akagira indwara y'agahinda akakabura aho gasohokera, hanyuma agahita yumva nta kintu kibazo. Ese ko ubona umuntu abayeho neza, afite byose, afite iki, aho gahinda kaza gate? Abantu barebera uko umuntu abayeho barebye kubifatika ibyo inyuma, ariko biri materiel. Buri umuntu ni mugari, umuntu ni ikimurimo sibyo. Rero hari igihe tureba ibiri materiel ibintu bigaragara, ariko ubundi umuntu agizwe n'ibice navuga 4 nabivuze mukanya. Hari ibigendanye n'umubiri we, hari ibigendanye n'intekerezo, hari ibigendanye n'amarangamutima, hari ibigendanye noneho na roho. Ibyo bintu 4 iyo bitabasha kuba biri kumwe neza, uwo muntu aba afite ikibazo. Mwe mushobora kumubona ameze neza, ari umuntu wambara akaberwa, umuntu ukeye, umuntu ufite amafaranga, ariko mukareba inyuma ku mubiri we, ariko ibyo bindi 3 arembye cyane. Nibe bimenyetso bya uje n'inzoga kwiyahura bisa bite? Kwiyahura nyine inzoga umuntu arazinywa zikamutera ibibazo by'ubuzima, zigatuma atagera ku nshingano z'uko bikwiye, hanyuma bigatangira yigaye, akumva akumva nta kintu kimaze, kubera ko niba yakoraga arabona nta bitari kugenda neza, kabone nubwo yaba ari gukora cyane noneho n'amafaranga akaza, ariko akabona ya mafaranga nta kintu amumariye. Icyo gihe rero birangira agize indwara y'agahinda. Nabisobanuye haruguru. Indwara y'agahinda ni yitera kwiyahura. Nta muntu ushobora kwiyahura mu buryo navuga ngo busanzwe. Umuntu ujya kwiyahura wese abanza kugira agahinda. Yagira agahinda akumva nta kintu kimaze, akumva ari isuzuguye, akumva ubuzima ntibugifite icyanga. Hanyuma akumva byaba byiza ko yakwipfira. Hanyuma ibyo rero abikora atakiri navuga ngo kuri iyi si, navuga ngo amaguru ye ntago bakiri ku butaka, aba yageze mu yindi ntekerezo ikomeye cyane iri butume abikora yumva ko nta n'ubabare, ataratekereza ku ngaruka zishobora kuza kuvamo. Hari ikibazo k'amatsiko muri iki gihe urubyiruko, abantu muri rusange dukoresha imbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga nazo zigatuma akenshi abantu bigeranya n'abandi, ubona byo zitari ikibazo mu buryo bw'ubuzima bwo mu mutwe. Iyi mbuga nkoranyambaga ni ikintu gikomeye cyane, ahubwo mushyiremo ibiganiro byinshi. Ibintu byaje byose bigendanye n'ikoranabuhanga, iyo tutabikoresheje neza bigira ingaruka ku buzima bwacu. Ni byiza ko abantu batekereza uko iri koranabuhanga riri gukoreshwa. Uko urikoresha cyane naryo riri so addictive. Ibura hari ibintu bita ibi murabizi cyane, hari ingirago kundusha ibintu bita logarithm. Uvuga ngo iyo bamenye kukunda iki barabiguhata. Uko babiguhata rero uragiraho noneho bikakubana byinshi cyane, bikakujagaraza. Hanyuma byakujagaraza bikagutera ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Byagutera ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bikaba
tuma unagera ku rwego rwo kwiyahura. Urugero, ubu dufite abantu baza kwivuza muri Iwacu Recovery Center bafite ikibazo cyo gukoresha imbuga nkoranyambaga, sibyo? Akakubwira ngo jewe ubuzima bwanjye ni telefone, umvanyeho telefone byaba bibi. Ejo bundi nabibonye ku itangazamakuru, umwana banze guha telefone arangije ariyahura. Yese mwana bikurikiranye, sibyo? Ibyo rero ntimugire ngo zira n'ingero zidafatika, zira n'ingero zifatika, sibyo? Umuntu avuga ngo umvanyeho telefone nibwo buzima bwanjye nahita nipfira. Akandi kabazo kanyuma k'amatsiko tujya tugira, hari ukuntu abana b'abakobwa cyane cyane bikunda kugaragaraho bakunda ibyamamare mu buryo burenze, uwo muntu batazanahura batazanagira gutya, biriya byo nta hantu bifitanye n'ibibazo byo mu mutwe. Nibyo hari usanga wimariyemo umuntu wibereye mu mahanga ariko ibintu byuzi yego n'ubuntu uburyo nyine ibyamamare bikundwa nyine muri ubwo buryo. Nibyo umuntu wese ugize icyo akora aba agomba kugira abamushyigikira, ni byiza, ariko iyo byageze ku rwego rukabya nabyo biba byatangiye kuba nyine ikibazo. Umuntu akumva yamwimariyemo agashaka kwisanisha nawe, sibyo? Ibyo biterwa nuko umuntu atazi nawe ibyo ashoboye. Arebye ibyo ashoboye yabanza ubundi akikunda. Ko mbere yo gukunda undi ukwiye kubanza ukikunda, ukareba ibyo ushoboye, ukaba fier yabyo, ukabyishimira, ukanagerageza kubyongera. Noneho mukaza guhura mwubahana, afite ibyo agushimamo agushyigikira, nawe ukareba ibyo umushyigikiramo. Muri make uvuga nta self esteem umuntu aba yifitiye. Yego, nta cyizere aba yifitiye. Aba yumva ubuzima bwe yabukopiya, yajya agenda abukopera abandi, kandi iyo umuntu atangiye gukopera ubuzima bw'abandi birangira ubwe bwangiritse, sibyo? Ugomba kuba wowe, ngomba kuba jewe, umuntu agomba kuba we. Murakoze cyane Japo.